Ibirayi ngira ngo murabona ko bisa neza, byabonetse, birahiye kandi birahumura neza. Harimo agahumuro k'ibirungo byose twashyizemo kandi biroroshye kubikora. Hello, mumeze mute abantu bose mukurikije Jose Official, ndabashuhuje. Uyu munsi tugiye guteka ibirayi. Mbere ya byose turabanza tubitogose, hanyuma dutogose n'amagi. Ubwo nyine tugiye guteka ibirayi birimo amagi mo imbere. Turafata ibirayi tubitogose, dore n'amagi yacu tuyatogose ashye. Ngewe ngiye kuyatogosa nshyiramo akunyu gakeya kugira ngo aze gutonoreka neza. Ngira ngo n'abandi niko babigenza. Yego. Rero hano dufite karoti, dufite igitunguru, dufite puwavuro, dufite agapuwaro gakeya. Yego, nibyo ngibyo tugiye gukoresha. Mbere ya byose turabanza tunombe ibirayi byacu, dutonore n'amagi. Hanyuma turaza gukenera black pepper, turaza gukenera turmeric, turaza gukenera paprika, ariko buri wese ashyiramo ibirungo ashaka. Turaza gukenera na magi, ushobora gushyiramo tubiri cyangwa kamwe bitewe n'ukuntu ibiryo bingana. Rero tugiye kubanza mbere ya byose dufate ya nombe yacu y'ibirayi nk'uko muyibona. Ibirayi twabinombye bigishyushye kugira ngo bibashe kunoga. Turashyiramo bya birungo byacu byose naberetse, karoti, puwavuro n'igitunguru. Noneho iyo ufite n'ibindi bintu byose ushyiramo birungo, tungurusumu, urabizi ko ihumura, ushatse wayishyiramo. Tugiye gushyiramo paprika, turashyiramo gake cyane nako kugira ngo bibashe kumera nk'ibihinduramo akabara. Dushyiremo agatrimerike gakeya, ni nk'agace k'akayiko gatoya. Turashyiramo na black pepper nkeya kugira ngo hazemo akantu k'agasenda. Hanyuma umunyu twawutogoseje n'ibirayi. Reka dushyiremo ka kamagi kacu, kubera ibirayi bitogoshejemo umunyu turashyiramo akamagi kamwe. Yaba nta ibirayi bitarimo umunyu twari gushyiramo utumagi tubiri, reka dushyiremo akamagi kamwe. Yego, ubundi noneho tugiye kubivangavanga. Ubwo turaponda nka kwa kundi umuntu akora amandazi kandi biraba biryoshye. Ubivangavanga gutya. Rero ushatse wavangisha ikindi kintu, ariko ngewe kuvangisha intoki nibwo byoroha, nibwo ibirungo byose byivanga neza. Turabinomba mpaka binoge. Iyo ushatse ushyiramo agafarini kugira ngo bikomere, ariko ngewe ndakoresha ibirayi byonyine, si ngombwa gushyiramo agafarini. Ndabona n'ubundi igipondo kimeze neza, ariko ibyiza washyiramo agafarini kugira ngo bitaza gushwanyukira mu mavuta. Tugiye gufata ibi birungo byacu, iki kirayi dufate mu ntoki gutya. Tugiye kubanza mu ntoki dusigeho utuvuta dukeya kugira ngo bitadufata mu ntoki. Turabifata gutya tubihuze, noneho tubumbabumbemo akantu k'akabumbe gakoze nk'akabumbe, forume ushaka. Ushatse wakagira karekare cyangwa ukagakaraga kakibumba gutya. Turatubumba gutya twose tugiye kubumba amagi yacu yose uko ari yose, uko twayatogosheje turatubumbabumba gutya. Turabumbabumba kamere kuriya, nukongera tukisiga amavuta tugakaraga kwa kundi gutyo. Turabumbabumbamo utubumbe tutari dutoya ariko tutari na tunini cyane, gato. Noneho dukomeze tutubumbe gutya nk'ibisanzwe. Noneho utubumbe twacu twose twabonetse. Amagi, ibirayi byabaye bikeya, rero twashyizemo birarasigaye ariko nta kibazo. Tugiye gukoresha utu dutandatu
noneho tugiye gufata agafarini gakeya tugaponde, noneho dushyiremo igi. Yego, tugiye gufata agafarini gake cyane, ni ukwimajina, ntabwo twapimye. Reka dushyire, noneho tubanze turebe ko nta bibumbe biri mu ifarini. Okay, nta kibazo. Reka dushyiremo igi, noneho dushyiremo n'utuzi dukeya gutya. Okay, urabona ko bimeze neza. Noneho ibi ngibi ni ukugira ngo bitaza gushwanyukira mu mavuta. Ubisiga ifarini n'igi gutya, nka gutya. Ushatse wajya usigamo uhita ushyira mu mavuta, ushatse wasiga ugatereka hasi, ariko nta kibazo, byose biremewe. Okay, reka tube ducanye umuriro, noneho dushyireho amavuta, dukorere ku mavuta. Amavuta urayareka agashya cyane kugira bidashwanyukiramo. Turajya dukoza muri bya bintu byacu twaponze, dushyira mu mavuta, dushyiramo, dushyira mu mavuta, dushyiramo, dushyira mu mavuta, gutya nyine. Okay, ndakeka byose tumaze kubishyiramo. Noneho iyo umaze kudushyiramo uritonda ukajya ubihindura. Byose twabishyizemo. Okay, bitandukanyeho gato. Reka tubihindure. Noneho ni ukujya uhindura kugira ngo bidashwanyuka. Ikindi wirinda ko bitindamo cyane. Ni uku nguku bikorwa. Biroroshye cyane rero, turyoherwe. Dore tugiye kwarura. Murabona ko ari ibintu byoroshye kandi bidakomeye, ni ibintu biryoshye kandi bihumura neza. Ni uguhindura indyo. Aya magi rero ndayabatuye, araryoha cyane. Muzayateke mumbwire muri komenti uko bimeze. Urumva ibirayi n'amagi biraryoshye kandi ni ibintu tuba dufite mu ngo zacu. Noneho tugiye, urabona iyo umaze kubihindura byose bimaze gushya neza, nta kindi gisigara usibye kwarura. Kwarura rero warurira ku kantu kugira ngo amavuta asigareho. Njyewe iyo ushatse ushyiraho agapapiye. Noneho rero tugiye gukata turebemo imbere ukuntu bimeze. Murabona igi imbere rimeze neza, riraryoshye. Yego, murebe ukuntu rimezemo imbere. Biraryoshye, birasa neza kandi ntabwo bidutwaye umwanya munini. Mbikoze mu gihe gito cyane, iminota 30 byari bitunganye. Ikigoranye no gutogosa amagi no gucucuma ibirayi, kuriya kubiteka ukabicucuma. Murakoze cyane rero, murabona ko bisa neza kandi biraryoshye. Naho ubutaha rero, nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel uhita ukora subscribe. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.